nitwa Umwari Sonia, mfite imyaka 12, niga mu wa gatandatu, dutuye i Nyamirambo. Yankoreye ibintu byinshi byiza, ndanamushima. Anyishurira school fees, aranangaburira, ndamushima. Nuko hari igihe niga nabi akankubita, arambwira ngo ntuzongere, ngo ni bibi ariko ntuzongere. Yankubitaga silipa, nabaga nakubaganye nagiye ahantu atamukiye. Yafataga inkoni akankubita. Narariraga nyine cyane urusinga. Nakoze amakosa yo kuzerera. I love her very much because she's making good things for me. Nzajya babwira ko nabo bafite agaciro nko mu gihugu cyacu, kandi bakazaba ari b'u Rwanda rw'ejo hazaza mu minsi yabo. Iyo ari nk'ikosa rikomeye nk'uko nanjye babigenza namuhana, ariko ryari ridakomeye nkamubwira ngo ntuzongere. Kumukubita kamambiri nyine niyo utamukubita ngo hagire ikibazo agira. Namubwira ko namushimiye ko yaramaye uburere bwiza. Naba message yo ko barira abana babo neza uko bikwiye kandi bakabaha inzira nzima igororotse. Ndagushimira kubibyo wankoreye byose, urakoze nzabikwitura. Murakoze. Wowe witwa nde? Kayitesi Esperance. Mama wawe niki kintu mukundira cyane ku buryo uyu munsi hari ikintu wamunyifuriza wamubwira? Mama wanjye ndabanza ndamushimira cyane kuko yamaye uburere, arananyishurira imyuga nagiyemo, none ubu nkumva nagize neza imyuga nagiriyemo akamaro. Namfasha mu buzima busanzwe. Rimwe na rimwe hari igihe tuba abana tugakosa tugakora amakosa. Iyo bagakoze ikosa mama wawe yakubwiraga gute? Yaranyahaga gute nyine wese sa n'utubwira ukuntu yakubwiraga amagambo? Bora amagambo byagera akafata n'inkoni akaba yaranankubitaga. Yakubitaga? Yego. Tubwira nk'amagambo akunda kukubwira. Kwa kuntu umubyeyi abacyaha umuntu amuhana yakubwiraga, akunda kukubwira ayo magambo. Hari igihe umubyeyi usama akagutuka ngo tudakurikirana ibintu, akagutuka we wagicucuwe n'ibiki ubutakoze neza. Kuri uyu munsi niriye jambo ridasanzwe wamubwira, kano kanya ashobora ko kutureba kuri televiziyo, niriye jambo rikomeye wamubwira mama wawe? Mama wanjye namushimira cyane. Yego. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Aha turi mu isoko rya Nyarugenge muri floor ya kangahe muri etage ya 2, na ahantu hamenyerewe abantu baba bakora ubudozi n'imyenda nambaye niyo bayindodeye, mwakomera amashyi menshi cyane. Ndi kumwe na mama hano, na mama babeza cyane bishimye bari mu kazi banakeye cyane. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'abamama. Nagira ngo rero nganire nabo bambwira uburyo uyu munsi bawufata ku ruhare rwabo. Duhereye hano ndi kumwe, amazina yawe witwa? Sabe Bernadette. Bernadette, uri n'umuhanzikazi w'igitsina gore, ririmba twumve. Reka mbabwire maranye iminsi ikibazo, nariyumanganyisha ariko bigeze birananiye. Bernadette, uyu ni umunsi mpuzamahanga w'abadamu. Wowe uri umudamu uri umukobwa? Ndi umukobwa. Wowe ufite mama wawe? Yego. Mama wawe niki kintu umwibukiraho mu buzima bwawe bwose? Mama mwibukira ukuntu yitonda cyane, ngahora iteka numva ntabyigana. Nawe uzamwigana ube witonde cyane? Yego. Tukugena tugana none ukiri umwana wakoraga amakosa nkanje. Igihe wabaga wakoze amakosa mama wawe yagucyahaga gute? Mama yaratuzaga cyane akaduha anatwicaye hasi akatubwira ati ibintu mwakoze ntago ari byo.
n'umwigana akantu gato cyane uburyo yabaga yarakaye akavuga. ntago mama nigeze mubona yarakaye mu buryo budasanzwe, sinzi ukuntu nshobora kubyigara, ntago ndabibona. Ntabwo yigeze agukubita n'akanyafu? Kunkubita ni kwa kundi umubyeyi ashobora kubabara akagukubita, ariko sindabibona. Ese yagukubitaga ari guseka? Hoya ntago nigeze mubona arakaye. Oya, tubwire nk'ijambo hari nk'inama bagendaga batubwira, wa mwana we nutitonda dore niye mpanuro yakugiraga? Mama yakundaga kutugira inama twese twicaye hasi, akatubwira atadukubise, akaduhana. Nibyo nge nabonye, ntago nigeze mubona dukubita, ahubwo kenshi yatwicazaga hasi akaduhana. Nirihe jambo wamubwira none kano kanya ari kuturira kuri televiziyo? Nirihe jambo wamubwira rikuvuye ku mutima? Mama ndamukunda cyane, ikintu cyo namubwira nuko namwifuriza kuzajya mu ijuru, uko mbona ari byo bintu namwifuriza. Nkurikije ukuntu yatubereye umubyeyi mwiza mama, numva wenda kuko nge ndi n'umuririmbyi, numva ntazapfa ntamuhimbiye indirimbo yo kumuvuga ibi, kuko nambonye n'umubyeyi mwiza. Kuri uyu munsi rero w'abadamu, mukuru w'abadamu, rwose mama nkwifurije Imana izaguha ijuru. Kano kanya uri umuhanzi, uhita uhimba indirimbo uyimuhimbire kano kanya, ushiremo mama gatoya cyane. Ni ibintu bigoye cyane, ariko nanone ntago byaranira nabyiga. Ntago byakonana nk'umuhanzi, gahita uhimba kanu gato cyane indirimbo batari bumva, ariko uhita umuhimbira kano kanya, yaba igice yaba ijambo rimwe, ariko uribwira mama mu ndirimbo. Imana ndayikunda cyane, kuko mu mibereho yayo igira imbabazi, ni nacyo gituma yaremye n'abamama, ikabaha umutima w'impuhwe. Mama njya nibuka impuhwe zawe zikankora ku mutima.